tuzicara ku ntebe imwe y'urubanza. Muraho turagushimye mwami Imana, turagushimye kuko uri Imana ishobora byose. Tugushimiye ibihe byiza uduhaye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana itabura uko ibigenza, kandi uri Imana ivuga ukuri. Haleluya, ruhabwa icyubahiro. Mana turagushimye ko wemeye kuduhamagara, kadukura kure, kadukura mu bandi, kadutoranya mu bandi, katuvana mu bindi, ukatugira abandi, ukaduhindurira amazina, ugahindura amateka. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abenshi muri twebwe twitwaga amazina mabi, abenshi muri twebwe nta gaciro twagiraga, abenshi muri twebwe nta jambo twagiraga, ariko tugushimiye umwana wawe Yesu Kristo wemeye kutangaza. Haleluya, izina rishya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Duhinduka abana bawe, turagushimiye. Ijambo ryawe ni umutsima mwiza, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe ni ibyiringiro byacu. Reka ubwo tugiye kuryumva ntabwo ari twebwe, mitima yacu ntuyagurire kugukorera, mitima yacu ntiyagukire kukumva, kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Muhaye karibu n'ikaze mu mitima yacu, ntuganze ntabwo ari njyewe, mukozi wawe mubere ikiraro, tambutse ibyo ushaka gutambutsa. Urakoze mu izina ryawe Yesu, amen. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen. Niba mwese muri bakuru n'abandi barimo bazi gutandukanya amasengesho no gusenga n'igitaramo, muraho neza. Hari amasengesho, hari umwanya wo guterana, hari n'igitaramo. Ntabwo twaje mu masengesho, nta nubwo twaje muri uko guterana, ahubwo twaje mu gitaramo. Igitaramo gishatse kuvuga iki? Guterana no gusenga biba bihuriye muri icyo kintu. Haleluya, haleluya. Munyumve neza, ntabwo umuntu wese waje gusenga aba yaje gutarama, muranyumva? Ariko uwaje gutarama aba yaje gusenga. Muraho neza? Uwaje gutarama aba yaje gusenga, uwaje gutarama aba yaje mu iteraniro. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Aho igitaramo gitandukaniye n'ibindi bintu rero, ni uko igitaramo kiba gisaba imbaraga, kiba gisaba kumva, kiba gisaba kumvira, kiba gisaba kuyoboka inzira y'Imana. Haleluya. Igitaramo kivuga kuramya no guhimbaza, tukemera, tukagura imitima yacu, tukabwira Yesu ngo guma ku ngoma yawe, warayitsindiye kandi uzahore n'Imana. Mungomere Imana yacu amashyi. Amen. 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 Hari abashyitsi barimo batanzi. Amazina nitwa Tuyishime Delice, ndiwamuje na Bizimana, ni umuhungu cyangwa se ni umusore, kandi ko nari nagiye mu kigero cy'abahungu. Ni umusore. Haleluya. Ndi umusore ushima Imana, uvuga Yesu, uvuga ibya Yesu, uvuga agakiza kayo. Haleluya. Uri mu bantu bashima Imana ikura kure kandi ikageza kure. Haleluya. Ntabwo nzi niba mubyumvise, ndi kuvuga ngo ndi mu bantu bashima Imana ikura kure, yarangiza ikagenda ikanageza kure. Ikindi, ndi mu bantu bahamya ko uko byaba bimeze kose nta deni uzapfa Imana ikuriwe. Bishatse kuvuga ngo iki? Imana nikubwira ikintu uzumve kenshi, kuko byaba byakunda, babirwanya batabirwanya birasohora. Haleluya, haleluya, haleluya. Isabwe rero nduwanga kukabyazanira, kukabyaza ko hari nabashaka kumukiza. Amina. Buriya rero ibirenze ibyo, Imana iduhana umugisha. Nta mugore mfite, nta mwana mfite, ibyo ngibyo nabyo mubimenye. Siko bimeze se? Natangiye kuvuga ngo turi mu gitaramo. Gitaramo kamvuge ngo cyagurupe nanga se gifite izina rya gurupe
byitwa kira unagire iki, unakizwe. Ntabwo ari icy'abashaka umukiza, ntabwo ari icy'abanyeshuri, ntabwo ari icy'abayisenga, nta nubwo ari ni igitaramo cya gurupe, kuko turi gurupe. Kira unakizwe ni gurupe ngari yitwa kira unagire iki, unakizwe. Ndashaka kugira ngo tuganire kuri ibi bintu. Ni ibintu bibiri bihuje. Umuntu ashobora kutabyumva neza. Ni amagambo abiri. Hari amagambo avuga gukira, warangiza ukagira iki, ugakizwa. Ndashaka kumenya ese ibi bintu birasobanutse? Birasobanutse ra? Gukira ugakizwa, kira unakizwa. Abantu benshi ntabwo iyo tuvuze gutya gukira unakizwe, hari ukuntu abantu batabyumva, ariko ni amagambo abiri ahuje. Gukira ugakizwa, ese umuntu akira iki, yarangiza akizwa gute? Ibi bintu nangwa se iri jambo kira unakizwe bishatse kuvuga ko hari abantu bakize ariko badakijijwe. Ariko nanone hari abantu bafite agakiza ariko batanakiza. Yego? Muraho yego? Hari ugukira ugakizwa. Hari ukize ntabwo akijijwe, hari ukijijwe ntabwo akize. Ariko ubundi byose tubihuje sinzi uko byaba bimeze. Haleluya. Kira unakizwa nicyo dushaka. Ni ukuvuga ngo twe dushaka gukora ijambo ryo kuvuga ngo ndakiza ariko ntabwo nkijijwe, ndakijijwe ariko ntabwo nkize. Ibyo dushaka kubikuraho rero tukavuga ngo kira nurangiza ugira iki, unakiza. Ndashaka kugira ngo munsobanurire ese gukira, iri jambo gukira dufite muri uru rubuga rugari rwacu rwa gurupe, ni ugukira kuhe bashaka kuvuga. Sinzi niba hari uwaba abizi gukira bashaka kuvuga ni ukuhe. Gukira bashaka kuvuga ni ukuhe? Munsubize. Bodowerera ukaraza kudufasha, kubera ko abantu turi muri uru rubuga rugari ntabwo tuzi gukira bashaka. Kuko njyewe muraza kumva banani bandi kumva gisore, nangasa niba ndi kumva navuga gute, hari ugukira ndi kumva mo kwinshi. Ubwo wabyize rero nangasa bari kubyumva nkatwe araza gufata microphone. Gukira ugakizwa, kira unakizwa. Ese gukira bashaka kuvuga ni ukuri? Uraza kudufasha kudusobanurira gukira hanga washatse kuvuga ni ukuri, nanga se twe twashatse kuvuga ni ukuri? Haleluya. Gukira ukanakizwa icyo nashatse kuvuga, gukira harimo ibintu byinshi bitandukanye. Hari gukira ukagira ubukire bw'imitungo bw'imitungo, reka mvuge gutyo. Hari ugukira ugakira uwakwirukankagaho cyangwa se cyakwirukankagaho gishaka kuguhungabanya. Hari ugukira ibyaha, ibyo byose birimo. Ariko kandi nugira amahirwe ugakira kimwe muri ibyo, uzagerageza unakizwe. Kubera ko usanga abantu benshi tubasengera bamara gufata imbaraga mu buzima busanzwe, ibyo gukizwa bakabirambika kubera ko bafite aho bageze. Ubwo rero ni icyo nagendeyeho ahanini. Gukira biremewe, ariko kandi ugerageze unakizwe. Nicyo ngicyo Imana wamugisha. Niba mwabyumvise neza ubwo ubukire Bodo yashatse kuvuga ni ubuhe? Munsubize. Ubukire yashatse kuvuga ni ubuhe? Gukira ibyaha. Twese niko tubyumva. Twese niko tubyumva mu kabyara. Twese niko tubyumva. Yego. Gukira ugakizwa. Twese niko tubyumva. Muraza kwihangana rero nje bihindure gutya. Ndaza kubihindura gutya. Twivugire ku bukire bw'isi. Haleluya. Muraho. Ninjye mwigisha mu ndebe. Kuki muri kureba hariya nangahandi mu ndebe ugiye kwigisha. Sibyo? Tujye kubihindura mu bukire bw'isi. Gukira ugakizwa. Kababwire nabonye
urupfu hari ugupfa, hari no gupfa nabi. Ndabisubiramo, hari urupfu rwo gupfa, hari no gupfa nabi. Kababwire upfuye wese ntabwo aba apfuye nabi. Ntabwo nzi niba muri kubyumva. Upfuye wese ntabwo aba apfuye nabi. Nashaka azabe akenyutse uwo mumureke ntabwo apfuye nabi. Ahubwo nabonye umuntu upfa nabi, umuntu upfuye afite ubukire bw'isi ariko atazabona ubukire bwa hehe bwo mu ijuru. Uwo muntu apfuye nabi. Bwira mugenzi wawe ngo yapfuye nabi. Ndasubiramo, umuntu upfuye atunze iby'isi ariko adafite ubutunzi bwo mu ijuru, uwo muntu niba umuzi uzuricara mu nzu yawe uvuge ngo yewe kanaka we wapfuye nabi. Muraho kugira ubukire bw'isi, kujya ku maso ukaryoshya, gusohoka ukanezerwa, kubaho wambara neza, kurya ukaryama neza, warangiza ugapfa, wagera ku rurembo rw'ijuru bakakubwira ngo yewe Rudomoro we subirayo, iri juru umunezero w'ijuru ntawe uteze kuzabona, wapfuye nawe. Aleluya, aleluya. Kuko mu nyumve niba hari ikintu abantu batazi, niba hari ikintu abantu benshi batazi kandi bagiye kuzarimbuka batazi, nicyo dukorera cyo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Turi ku ijambo ryitwa gukira ugakizwa. Niba ushaka kubaho neza, niba ushaka kuramba mu buzima bwawe, nyemerera ukire nurangiza unakizwe. Haleluya. Tujya muri Bibiliya itubwira umutunzi umwe ngo witwaga Lazaro, ni umukene yitwaga Lazaro. Uyu nguyu Lazaro yarabayeho nabi. Uyu nguyu Lazaro nta munezero w'isi yari yarabonye. Haleluya. Uyu nguyu Lazaro yaratunzwe n'amarira n'amaganya. Uyu nguyu Lazaro yaratunzwe no kubona kwa kanaka bariye akagenda agatoragura. Uyu yemwe Lazaro hari umunezero w'isi yari yarigezaho. Munsubize, Lazaro hari umunezero w'isi yari yarigezaho. Ariko ngo Lazaro munyumve, Lazaro aho yari atuye mu Kiyovu. Haleluya. Aho yari atuye mu Kiyovu, ngo Lazaro yari aturanye n'umugabo w'umukirata, w'umukino wakabyarana, w'umukino wakabyarana. Muje kutari kuvuga w'umukino. Uyu Lazaro yari aturanye n'umukire, amaze guturana n'umukire Lazaro, uyu mukire akajya kurya, Lazaro akajya gutoragura utwaguye. Natwo ntatwo bamuhaga ngo twatembaga. Bibiliya twatembaga tugatembanwa n'amazi kwa kanaka baba bari koza tugatemba, kubera ngo Lazaro iyo bamubonaga mu rugo rw'umukire bavugaga ko ari kugira iki, kari kunuka. Lazaro nta munezero w'isi yari yaragize iki yabonye. Muraho yewe, Lazaro yarabayeho nabi mu isi. Lazaro yabaga yicaye mu gitondo yajya kubona akabona umukire agiye gutembera muri vewe. Lazaro yaba yicaye, yaba ari kuvuga ngo iri joro ndari iki, akabona abana amamotaraje y'ibishyimbo n'ibijumba, y'imiceri n'agahunga byinjiye mu rugo rw'umukire. Haleluya, haleluya, haleluya. Lazaro yaba ari kuvuga ngo ndambara iki, yaje kubona akabona kanaka bari kumukubitira gukuramo ikanzu idafite ikibazo na kimwe, bari kumusiza ngo muka yambaye kenshi. Lazaro yarabayeho nabi. Lazaro yarabayeho nabi. Lazaro nta munezero w'isi yari yarigezaho. Bibiliya irakomeza iratubwira ngo nuko Imana yo mu ijuru ifata igihe cyo kuvuga ngo none mwa bantu, wa mukire we nawe wa mukene, igihe cyo kuba mu isi nabahaye kirarangiye. Hari ubujiji abantu dufite
kuzatuma dupfa nabi nka ba bandi nababwiye. Abantu dufite ubujiji bumeze gute? Abantu dufite ubujiji, imitwe yarashyushye, imitwe yarahiye, imitwe yarapaganye, imitwe irimo ibibazo, imitwe iraremerewe. Turiko turashaka ubutunzi. Aleluya, aleluya. Turiko turashaka iki? Ubutunzi. Festina na Kanaka bari kurwana, bari gupfa ubutunzi kandi ni abaririmbyi. Urumva bari kujya gukura ibijumba bakarwanira ibijumba kandi ni abanyamasengesho. Abantu b'isi twasaze, ntitugishaka kwiteza umurimo w'Imana, ntitugishaka kujya mu murimo w'Imana. Turagundiriye ibyo dufite, turashaka ubutunzi bw'isi. Ariko ubujiji dufite ntabwo bazi neza ko iyi si turimo dufitanye nayo kontara. Kandi kontara twe ntabwo tuyizi. Kontara izwi nande? N'Uwiteka. Ntabwo uzi ngo mbese kontara yawe Uwiteka yayisigiye igihe kingana. Ari kontara twasigiye twebwe se? Ari kontara y'isi mufite mwebwe? Ari kontara y'isi mufite mwebwe? Hari kontara y'isi mufite? Kwitegereza umusore wawe ukabona yakuze yabaye ijigije. Hari igihe muri iryo jigijwa ry'umusore wawe, hari igihe hariho kontara y'igiye kurangira kabaragiye. Birashoboka yuko uri gucuruza ukabona bikwemera, ariko hari igihe kontara yawe Imana yayisinye ko ariyo myaka uzaba ukagera. Kambabwire niba mudashaka kuzapfa nabi nk'abo nababwiye, imitwe muyigarukiriza ahangaha, mutekereze ko data wa twese ari wowe wasinye kontara, kandi kontara twe ntabwo tuzi. Aba rero Uwiteka yarabitegereje ari mu ijuru, arabareba, arabitegereza, abona ko kontara yo kuba mu isi igize iki? Irangiye. Uwiteka arangije afata icyemezo, aravuga ngo yewe Lazaro, nawe wa mutunzi we, kontara zanyu zirarangiye, igihe kirageze kugira ngo mutahe. Nanga si igihe kirageze kugira ngo nze guhemba. Uwo ni Lazaro wa wundi wabayeho neza nabi, uwo ni wa mutunzi wa wundi wabayeho neza. Kontara zanyu zirarangira. Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya iravuga ngo Lazaro arapfa, n'umutunzi arangije agira iki? Harapfa. Aleluya. Igitangaza cya mbere cyabaye rero mu rupfu rwabo, buri umwe wese ari Lazaro ari n'umutunzi, abacukuraga murabizi ngo hari metero batagira iki? Batarenza. Usiko namaze kumenya ko n'uwariye inkoko, uwariye inkoko, n'uwariye ibishimbo ngo ya metero ntabwo bayirenza. Muraho neza? Muraho? Ari uwariye inkoko n'uwariye ibishimbo, hari metero batagomba kugira iki? Kurenza. Muraho? Muraho? Mu minsi iri imbere ho u Rwanda rwabyoroheje, hari ibi bagiye kujya baraducanira badutwike. Muraho yewe? Muraho? Ntabwo ari mu minsi iri imbere bagiye kujya batwika imirambo, kuko uwapfuye n'ubundi nta kamaro bafite kandi amarimba ari kuzu. Nta handi twaje rero ni kudutwika. Vuze ngo ni ukubatwika mwagira ngo nikuye, ubwo ndabatutsi bazadutwika. Muvuge bwa mena niba mubyemera, nubwo mutabivuga n'ubundi bazabatwika. Hanyuma rero izi metero ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Uwacukuriye Lazaro, uwacukuriye umutunzi, hari metero atarengeje. Aleluya. Ntabwo kuvuga ngo nari mfite Burundi, ntabwo kuvuga ngo nari ntuye i Kigali, ntabwo kuvuga ngo nari ntuye i Musanze, ntabwo kuvuga ngo nari ntuye muri Amerika. Metero yawe ni iyo ngiyo. Muraho neza? Icyakora nubwo muri bibi baratabitubwiye, ariko naragenzuye nsanga aba bantu batandukaniye ku masambu. Yego simwe kandi muri kubyumva. Kafifi n'ingagari ntabwo badushingura mu masambu kanga. Si byose? Ntabwo naba naravukiye kwa Mujana Bizimana, guvukire kwa Mbonigaba, niba mpamvu musanduku ya miliyoni 4, Mbonigaba nawe ngurire ni ya miliyoni. Cyakunda Mbonigaba naravukiye kwa Mujana Bizimana, muri make kurusha amafaranga wihanga. Nuko nguko rwose nabo rero nabo batandukanye, ariko uwabakoreye ibyo bintu mu izina rya Yesu, aba bari bumva ntabwo bigeze bagira iki? Babimenya. Hari ibyo bari bazi, ahubwo akababwira abo bari musanduku icyo baba bari kurwana nacyo. Bibiliya natubwiye ngo baba bari kurwana no kuvuga ngo ngiye hehe. Aha niho nshaka kugira ngo dushinga gati. Ngiye hehe. Nahise ngira ikibazo. Ese umutunzi wari utunze mu isi, wari wemerewe kwinjira ahantu hose, wari wemerewe kwinjira mu byabonye byari byo byose.
ibyemeye n'abipfa ubusa. Ubu butunzi buri gutuma abantu bashakanye bari gupfa ubusa. Ubu butunzi buri gutuma abantu b'abake baturi gupfa ubusa. Ubu butunzi buri gutuma abantu b'abanyamasengesho b'abaririmbyi turi kurwana mu munsi. Ubu butunzi buri gutuma imirimo y'Imana ipfa kubera ubutunzi. Ufite akahe gaciro afite yo gupfa? Nyuma yo gupfa ufite akahe gaciro? Ubwenge bwanjye bukeya, akavuga ngo bukeya, nahise nsubizwa ngo nta gaciro kawe. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Nta gaciro k'ubutunzi. Ngo barangije baragenda, ngo bakora umurongo, uwo ni umutunzi, uwo ni umukene. Imana irangije izana inzandiko za Yesu nashimwe. Lazaro, hagarara aha, kanaka, hagarara aha, ubundi macira urubanza. Biba biraje rero, urubanza ruracirwa. Icyo namenye cyo mwoka byara ntabwo byabeneye kuvuga ngo bacira urubanza ngo none muhereze Imana icyubahiro, kubera ko urubanza ruzacibwa mu ijuru. Ntabwo siko na nyoko aribo bazaruca. Iyo aba ari siko na nyoko bazaruca, ntabwo nari nzajya mu ijuru, kubera ko siko na nyoko bakubera. Muraho, urubanza tuzacibwa mu ijuru ntabwo abagore twashatse aribo bazaruca. Iyo aba aribo bazaruca, kageni ntabwo wakemera ko Elisa atsindwa. Ntabwo byakunda, ntabwo aribo muzaruca rero. Mwabashaka umukiza, uru rubanza tuzacibwa mu ijuru ntabwo Steven ari buzaruca. Iyo aba Steven azaruca, hari bamwe muri mwebwe bajya mu ijuru, abandi tugasiga. Ntabwo ari buzaruca, mwihangane. Uru rubanza tuzacibwa mu ijuru nta muntu n'umwe wo kwisi uzaruca usibye Data wa twese wo mu ijuru, kubera ko ari utagira imanza zigira iki zibera. Mukomere Imana amashyi. Icyo ni igitangaza cya mbere. Igitangaza cya kabiri, tuzicara ku ntebe imwe. Kigali watuyemo naturi Rutana, tuzicara ku ntebe imwe y'urubanza. Muraho, 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 muraho. Mwihangane. Mwari mukorete kunda gutanga ingero ku bana b'abanyeshuri. Nanjye akanumutanga koreta. Ntabwo kuvuga ngo ni koreta ngo mana ngo mu isi nari mfite inzu nziza kurya akabundu none nicaza ahandi. Ntabwo ibyo bizaba. Haleluya. Koreta wihangane, aho nzaca n'uzaca. Ntabwo iby'inzu mu ijuru bizakora. Muraho, bene cyo gukomera no kuvuga ngo umuntu usibiza abantu wa ntabwo bizakora. Nugera ku ntebe y'urubanza uzagenda wicare, iby'ubuhanzi Imana izabirebaho nyuma, ariko intebe y'urubanza uyiriho. Haleluya. Ariko uzagenda nk'abandi bose, tuzagenda nk'abandi bose. Bwa butunzi ntabwo uzaba bugifite. Ikizaba gifite agaciro ni imirimo wakoreye mu butunzi wari ufite mwiza. Haleluya. Turi gupfa umwuka byara. Niki kiri gutuma duhotora abana twabyaye? Niki kiri gutuma imiryango dupfa ubusa? Niki gituma abaririmbyi turi gupfa ubusa? Niki gitumye mu murimo w'Imana, mu itorero ry'Imana, abantu batakijya batakiryama bari kurwanya abana? Ibyo ntabwo bizakora mu ijuru. Gifite agaciro ni imirimo wakoze. Abayobora n'ababijuru babo bagezemo, batangira kubacira urubanza. Ngo bamaze kubacira urubanza kanihute, finali irangije iragera. Barangije baranzura. Kandi ngo urubanza ikintu kizabamo. Nababwiye ko nta rekaramasi. Imana niyo gucira urubanza n'umutima mwiza, nta kuburana, nta gutera amahane. Uzahita uvuga ngo none nshingiye kuri ibi ngibi n'ibi, ahanje n'ahangaha. Urumva ukuntu Imana yabiteguye? Iminsi iri imbere hariya kuri stade Amahoro bafunguye, habaye ikintu cyo kujya gukina umupira, bari gufungura stade. Noneho twagiye kuwureba, tumaze kujya kuwureba turarwana, mwumvise bari kuvuga ko hari abantu bapfiriye. Nta kindi cyatumye bapfa, twabuze uburyo twinjira. Ubonye uburyo turafungura kugira ngo twinjire, bamwe babiguyemo. Haleluya. Ariko impamvu ngo babiguyemo ntabwo amatike bari bayateguye neza. Mu ijuru ntabwo bizabaho rero, nta kavuyo kazabaho. Kajya kugira ngo akavuyo kazabaho. Reka hari igihe tuzahurira gusohoka ndi kwinjira.
nimubaza ngo kajyana ugiyeho uzansubiza n'ahanjye nawe senakoka ikindi cyo nanze kukivuga murakizi ariko ntanakivuze byo kuvuga ngo kanaka muzamusa nakubwiye ko atari ibintu uzaca urubanza uzamusanga iyo mpande wowe tegereze. Haleluya. Hari abantu mu isi badufite ngo tuzi ko bazajya mu ijuru. Tegereza uzaca urubanza arahari. Haleluya. Nushaka abantu bose uzababonamo nk'abana b'Imana bazajya mu ijuru. Ntuducire urubanza umuntu nk'andi. Sanga umuntu yigeze mu cyamana umva nshingiye kuri kanaka na kanaka nahazajya iri uzazapfira heza uzi bizagenda bite mwihangane. Hanyuma rero ngo nabo baba bahisemo. Lazaro ati wa muntu ahanje ndahamya, umutunzi ati nanjye ahanje ndahamya. Kambabwire ngo icyakurikiyeho rero hari umunezero wa kabiri wakurikiyeho. Haleluya, 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 haleluya. Kambabwire ikintu gitangaje. Isi ishobora kugushyira mu mwanya wa nyuma mu byiciro byabo. Muranyumva neza, muranyumva neza. Isi ishobora kugushyira mu mwanya wa nyuma mu byiciro by'abantu. Kambabwire ukaba muri korari abashaka umukiza ariko tukicarana nawe tukavuga ngo move ntabwo uzi kuririmba. Haleluya. Muraho tukavuga rwose nitugera mu mafaranga usheni tuzi neza kazamuka muri korari. Iyo ni urutonde rwamushizeho. Tukavuga ngo dushingiye kuri ibi ngibi ni kurya gakundu umukene wanyu muri yo nikore. Tukavuga ati dushingiye ku byatunze niwe mukene wanyu muri kurya gakundu. Tukavuga ati dushingiye kuri ibi ngibi ni bimeze gutya. Ariko kamabwire namaze kumenya ko urutonde rw'isi nirurangira hazaza urutonde rwa kabiri rwitwa ijuru. Haleluya. Kandi urutonde rw'ijuru ruzandika. Kamabwire ntabwo ruzigera ruhinduka. Haleluya. Uyu nguyu rero abana baraburanye Imana ihindura urutonde. Lazaro yagiye kwisanga yisanga mu ruhande rw'ijuru, umutunzi agiye kwisanga yisanga mu ruhande rw'ikuzimu. Haleluya. Isi yari imaze ijuru ryari rimaze gutondeka urundi rutonde. Aba bantu bari bagiye mu wundi muki munezero. Ngo baragenda Lazaro amaze kugerayo ngo abasanganywe n'abamarayika we. Iki kintu iyo gitekereje mwabantu ndavuga ngo Mana nitaye ku bindi nzagukorera. Haleluya. Umuntu njya munda muri Bibiliya witwa Petero. Petero ngo yigeze kubaza Yesu aramwitegereza aramubwira ariko Yesu aramubwira ariko Yesu waturuhije ubwenge. Yesu we twarababashe gusiga ibyacu, twarabarozi dusiga ibyacu, twari dufite abagore beza turaba, twari dutunze imiryango turaya, twabyukira amakumbireti n'ibindi turabita. Ariko Yesu ntiwaturisha ubwenge ubu uzaguhita. Ngo Yesu aramwitegereza aramubwira tereka aho Petero we Yesu ndagukunda na Petero nkamukunda. Aba bagabo bari bashoboranye. Ujya wibyo usubiza abantu. Aramubwira ati Petero ndabizi ibyo mwasize ndabizi. Abo bagore beza ndabazi. Nzi ko mukeneye ibijumba n'ibishimbo, nzi ko mukeneye ibirayi n'ibindi. Petero we ibyo ngibyo nzabibakubwira inshuro ijana. Haleluya. Mukiri mwiza. Ariko Petero ijambo rinshimisha atariko Petero we ati hari ikindi kintu nyuma y'ibyo ngibyo byose. Haleluya. Kandi ikindi kintu nyuma y'ibyo ngibyo byose ati Petero ibyo ngibyo nimara kubibaha ati nzabahereza n'ikintu cyitwa ubugingo buhoraho. Haleluya, 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 haleluya. Ubugingo buhoraho. Ndasoje tworeshe kuri iri jambo ryo kuvuga ngo mwene data. Tworeshe ku jambo ryo kuvuga ngo mwene data. Ntawe ukwambuye ubutunzi ufite, ntawe ukwambuye imirimo ufite, ntawe ukwambuye intama ufite, nta n'ukwambuye rero ufite. Ariko uyu munezero n'ubwo butunzi ufite ku isi terera haka kantu ko kuvuga ngo afite y'ibi ngibi hari ubutunzi bw'ijuru nzavuga. Ubwo ngubwo nibwo bukire niba umufite genda ushaka kirimo gukizwa, ukorera Imana, ukora imirimo y'Imana, witange. Kandi uhereye umunsi mwabanyakabyaza n'abashyitsi mwe yo kuzongera gupfa n'abantu gusa mukorera ijuru nk'abantu bagiye kuva mu isi.
isi. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Urakoze mwami Imana, urakoze kuko uri umukozi wose. Tumaze gusobanukirwa ko ubu butunzi bwo mu isi n'ibi bintu byo mu isi bifite kontara yabyo, hari igihe bizarangira. Ariko nyuma yabyo mwami Imana, ijambo ryawe ritubwiriye ko hari ubundi buzima tuzajyamo, ngo kandi umuntu uzatsinda ikizame cy'ubwo buzima azabaho yishimye iteka ryose. Mana nsengeye twebwe twese turahangaha, uzaduhe gutsinda iki kizamini. Uturinde kureba ku by'isi byatumye tuta agaciro, byatumye tutakigukora turi kubyirukankaho, ahubwo uduhe gushaka iby'ijuru kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze, tukomeje kukurageza igitaramo cyacu mu izina rya Data, Mwana, n'Umwuka Wera, twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha.